Tangira umwaka ufite icyerekezo. Tangirana intego, disipurine n'imbaraga. Ntiwatsinda muri 2025 udafite umugambi w'ubuzima. Ese uza aho ushaka kugera uyu mwaka? Fata iminota ushushanye ishusho yaho ushaka kugera. Andika intego zawe kandi uzifate nk'amasezerano ugiye kugirana nawe ubwawe. Hari igihe ubuzima bwigira nk'inyanja ifite imivumbi ikaze. Iminsi irahita, amezi agasimburana, maze umwaka ukarangira usa nkaho ntacyo wagezeho kinini. Iyo udafite umugambi, ubuzima bwita nk'umuyaga, ugasanga aho wageze siho washakaga. 2025 irageze, ariko se nibihe byemezo ugiye gufata ngo uzayisoze utandukanye na 2024? Disipurine inkingi ya byose. Disipurine ni urufunguzo rutuma intego ziba impamo. Niba ushaka gutera imbere, ugomba gukora ibitagushimisha buri munsi. Inzira yo gutsinda si iy'ibyishimo gusa. Tangira buhoro ariko buri munsi. Ibyo ukora uyu munsi bifite agaciro. Mindset. Uko utekereza niko uhinduka, niwe uba. Tangirana imyumvire y'intsinzi. Ubwonko bwawe nibwo butanga umurongo. Vuga amagambo meza kuri wowe. Umva ko ushoboye, maze uvuga uti intego zanjye zirashoboka. Ntugatinye kunanirwa. Kunanirwa ni isomo, si iherezo. Abatsinda bose banyuze mu makuba, ariko ntibigeze bacika intege. Waba uzi impamvu nyamukuru igufasha gukanguka buri gitondo? Ese buri munsi ububyaza umusaruro, cyangwa ubona iminsi ihita indi ikaza gusa? Umugambi ni nk'ikiraro kigukuza n'inzozi zawe. Iyo utawufite usa nk'utwaye imodoka idafite amatara mu mwijima. Imyaka irashira ariko ntacyo wubaka. Si byiza guteza imbere ibintu byinshi icyarimwe. Tangira kuri kimwe, kiragiza umutima wawe buri gitondo. Wibuke ko buri munsi ari amahirwe yo gukora ikintu kimwe kikwegereza intego. Uburyo bwo gutangira umwaka neza ni ukugira intego zisobanutse. Aho ushaka kugera n'intambwe uzakurikiza buri munsi. Gira impamvu ituma wumva ukeneye kugera kuri izo ntego. Shyiraho gahunda igaragaza uko ugiye kubigeraho, uburyo uzahagera. Ntugategereze ko ibintu byikora ubwabyo. Uyu mwaka ni umwihariko wawe, kandi buri kintu cyose ukoze kigenda kikongera imbaraga zo kugera kuri byinshi. Dore uburyo wakora umugambi w'ubuzima. Icyambere, andika intego zawe. Fata akanya wandike ibintu by'ingenzi ushaka kugeraho muri 2025. Icya kabiri, teganya tuzabigeraho. Igira ku mugambi munini, ugabanyemo uduce duto dutuma buri munsi ukora ikintu kikwerekeza ku nzozi zawe. Icya gatatu, komeza ushyiremo imbaraga. Niba uhuye n'imbogamizi, wicika intege. Buri kantu gato ugeraho ni intambwe ikuganisha ku ntsinzi. Wikwinjira muri 2025 nk'umugenzi utazi aho ujya. Shyiraho umugambi kandi ukoresha igihe neza. Ibuka, uyu mwaka utangiye ni intangiriro nshya. Ni amahirwe yo kubaka ubuzima ushaka. Ni nk'urupapuro rwanditseho ubusa. Iyo uzaruhinduramo inkuru nziza, biri mu biganza byawe. Ntutindiganye. Igihe cyo gutangira kiruhu. Umwaka ni muremure, ariko wowe tangira uyu munsi. Intambwe imwe irahagije mu gutangira urugendo. Gira intego, ubona aho uva n'aho ugera. Umwaka mushya wawe n'uw'intsinzi. Tangira none, ugire disipurine kandi wumve ko ushoboye. Bivuge TV igufitiye ubutumwa. Muvandimwe, ushoboye byinshi kuruta uko wabyiyumva. Tangira none, ejo uzaba uri kure. Uyu mwaka ntuzashire utageze kure ushaka. Intambwe imwe ituma intego igerwaho. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Kora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.